muri we agahora yumva yakugirira nabi ariko wowe ukarushaho gutera imbere wowe ukarushaho kubyara no kororoka ukarushaho kugwiza kubera iki yubabariye amarembo arafunguka uzabigeze n'uwo muntu wabyanditse uzagerageza rebe afate example y'umuntu wahemukiye undi wa wundi wahemutse azagenda byigamba ariko wa wundi yahemukiye namubabarira azatera imbere azazamuka ariko wa wundi akomeze ari hasi atsikamiwe n'ikintu yakoze noneho bya bindi yakoze bitangire kumugaruka muri bamazime igihe nguriya uhagurutse ejo bunaje kumvuga iki oya nabyo ngibyo bikanga satani arakugwisha yagushyiramo igitima cyo kwikomeza cyo kudaca bugufi ukumva ngo uyu nguyu uramuruta kumva uriya ngo avutse vuba kumva uriya ngo yaciye mu bibazo wenda yahuye n'intambara kera atarakizwa ariko hakirijwe ubuzima bwarahindutse bakundwa bene data ntabwo iri juru ari iryawe ntabwo iri juru ari irya mama wawe cyangwa papa wawe bivuze ngo azakugirira impuhwe bivuze ngo azava ngo yari kuyu n'umwana wanjye reka agende oya iri juru turarikorera saba imbabazi ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo ko tubana hano kuri Mpumuriza GB Ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire niba warahisemo kwibera hano ukaba mu muryango mugari w'abahumuriza n'abahumurizwa Imana iguha umugisha muraho neza mubyeyi muraho nkunda kwita mushumba abantu abantu bagaseka nanjye njya mbiseka nawe ujya ubiseka kandi rero aho uzakera nzagutumira uzantumira cyangwa se nzabe n'ubundi ndi inyuma ya kamera ndikurikirana nabyo birashoboka na twa tundi ugenda uhakana iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora ubwo ni ukuvuga ngo ni intara twahariye abantu bari hirya y'inkiko z'u Rwanda kuvuga ngo abantu bari muri Kongo abantu bari Burundi abantu bari muri Tanzania ni Bugande cyangwa se Uganda ni ukuvuga ngo no hakurya Canada USA German hepfo kwa Eric Mashari ruguru n'ahandi no muri Ethiopia ahantu hose nyine ufungure kino kiganiro yaba muri ku kwezi kwa kane cyangwa se mu yandi mezi azaza upfa kuba gusuri hirya y'inkiko z'u Rwanda uri mu ntara ya gatandatu y'abadiaspora Imana iguha umugisha rero kandi kwishimire ikindi ngiye gushimira umuntu wari ufite smartphone areberaho ibiganiro cyangwa se machine ariko uyu munsi wa none akaba atayifite ariko yabona access yo kujya kuri YouTube cyangwa se kuri Google agasacinga Mpumuriza GB Ministries ukaba ukurikirana byibuze nk'ibiganiro bibiri watiye telefone cyangwa se ubonye uburyo hirya muri cafe internet uvuga ngo nubwo nagiye gukoresha ibi ariko kandebe no kuri Mpumuriza Imana iguha umugisha sibyo mubyeyi nawe umuntu ujye umusengera kandi ndabasengera umugisha iteka amen uyu munsi rero mbere ko dutangira ndagusaba urubuze gusuza umuryango mugari uri kuri Mpumuriza ikindi noneho nurangiza usenga Imana nkwibariza akantu uyu munsi wa none kandi ku mutima yego murakoze yego ndabashuhuje cyane inshuti zacu inshuti za Mpumuriza GB Ministries nukuri Imana y'amahoro Imana nziza Imana nzima Imana itabeshya Imana idasinzira ku bwawe no ku bwanjye ndasenze ngo iguhe umugisha kandi kugirire neza kwagure ihaze kwifuza k'umutima wawe ushobora kubabajwe na byinshi ufite agahinda hari uwaguhemukiye warahemukiwe ariko Imana nyiri humuri ikuzuza ihumuri rya mu mutima wawe erega niyo nakubwira ngo imore komera hari aho bitagera ariko Imana yacu shawe iragenda ikahakora bigatungana cyane rero turasenze ngo Imana yacu ihagere igukemurire bya bindi byananiranye waba ufite wawe ufunzwe waba ufite uwawe urwaye uri mu bitaro ni ukuri Imana yacu nta na hamwe itagera ntabwo ihezwa njyewe nananirwa kukugeraho ariko Imana yacu yakugeraho rero Imana y'amahoro ikugereho aho urimo urwariye mu bitaro kwa muganga mu rugo iwawe Imana igusange kandi ikuruhure n'ukuri waba ufite umwana urwaye waba ufite umwana uri mu biyobyabwenge Imana y'amahoro naho idakura Imana yacu ikura kure ngo ni Imana yakure na bugufi bivuga ngo naho uwo mwana wawe yaba ari Imana yamukura niyo mpamvu mbyibutse
kuko tujya dusengera abana ku isi hose. Rero Imana igarura abawe bagiye, yaba ari umwana wawe, yaba ari umugore wawe, yaba ari umugabo wawe, yaba ari mushiki wawe cyangwa se musaza wawe watwawe n'ibiyobyabwenge. Turasenze ngo Imana yacu igera kure imusange, imugaruze ubugwaneza bwayo, hanyuma uzaze ushima Imana uvuga ngo Imana yarabikoze. Rero turabashimira cyane uko mudukurikira, turabibona yukoze subscribe, yukoze share, turabibona baduhereza report z'ibyakozwe uwo munsi. Rero nawe ube muri abangabo, ntukajye ibyirengagiza. Nubona notification cyangwa se nuwumva gusa ukabona ukumva hano umuntu urimo kumva Mpumuriza GB Ministries, nawe ujye utega amatwi wumve, kuko tubwirana ibyururutse umutima. Hano ntabwo uzahasanga amatiku, oya nta matiku tuzigera tubazanira, ntabwo tuzasebanya, tuzajya tukubwira ngo komera, humura. Ibyo urimo unyuramo bikugoye, Imana yacu irabishoboye, ni ukuri irabishoboye. Kandi numara gufashwa ntuzabireke, uzahereze na mugenzi wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe, umwegereze ihumure. Rero reka dusenge Imana nk'uko babinsabye kugira ngo dukurikire ikiganiro cy'uyu munsi. Rero tugendane, nutabona akanya uyu munsi, n'ejo bundi uzakurikire, hanyuma tuganire. Amahoro y'Imana. Data mwiza, ndagushimiye, nkuhaye icyubahiro, mushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe utugirira uko bukeye uko bwije. Uri umunyembabazi, Kristo wapfuye ku musaraba kugira ngo twese tubabarirwe ibyaha byacu. Warakoze gupfa, hanyuma nuhereye ukazuka. Haleluya. Kristo iyo utazuka ntabwo twakabaye dufite amagambo yo kuvuga none, ariko dufite amagambo kuko warazamutse ngo wicaye iburyo bwa Data, udusabira imbabazi. Rero ndagushimiye cyane, Mwuka Wera ndagushimiye ko udushoboza, utwibutsa byinshi tutazi. Rero ganiriza imitima yacu, vugane natwe kugira ngo abadukurikira nabo bakire ihumure, bahumurizwe kandi barusheho kukwizera, kuko iyo bakwizeye bigakoreka, Mwami, barushaho kwegera imbere. Rero turagushimiye, ikuzo n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose. Dusenga twiringiye ko byumvise mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Uyu munsi ntabwo ndirirwa ndirushya ngo ndi gusoma, nubwo atari ukwirushya, ahubwo hari ijambo rivuga ngo hahirwa n'abakiranura n'abababarira, n'abakiranura abandi. Ese uraza no kumfasha gukiranura no kubabarira aho bitandukanye? Yego. Hahirwa abakiranura abandi kuko ari bo wenda twasoma iryo jambo kugira ngo n'abadukurikira baryumve. Ikibazo mpafite, ese umuntu akiranura ryari? Ese gukiranura bigiye bigira igihe bikarangira? Ese kugira ngo umenye yuko gukiranura byarangiye ubibwirwa n'iki? Yego. Ese kugira ngo noneho umuntu amenye yuko yakiranuwe wabibwirwa n'iki? Uko hari niba ari umunyarwanda wabivuze, niba ari Bibiliya yabivuze, ariko abanyarwanda bakunze kubikoresha cyane, ngo kubabarira. Numara kudutandukanyiriza gukiranura no kubabarira, ngo kubabarira ntibibujije ngo niba ari kubabarira ntibibujije kwibagirwa, kwibuka. Yego, nibyo koko wankoreye ikosa, mbona ni nguha imbabazi, ariko kukwibagirwa ko ibyo bintu wabikoze ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, ariko mu Banyarwanda nawe uri n'ako kantu uze kukagorora. Nk'utubazo nka dutatu uri buze kugenda ukorakora buri mpande. Hari ukuntu umuntu agabura ibiryo ariko agashyiraho self service, buri umuntu akaza yikuriramo ibiryoshye, hariho inyama, hari inkoko, ibijumba, kandi ushaka ifi, ukabona barapfunda, ukavuga ifi irahari, kamureho zino nyama nishyirireho ifi. Ubwo noneho nawe kuko ugiye kuduseriva, uduserive binganye nuko nyine turi buze kuryoherwa. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane bamwe, Imana ibahe umugisha. Noneho mwasoma ijambo. Yego, amahoro y'Imana ni ukuri. Abane nawe urakoze cyane kubwira ijambo. Ntabwo byoroshye gukiranura. Urambajije utese gukiranura hamwe n'imbabazi biratandukanye cyangwa ni bimwe? Gukiranura nuko nasanga abantu babiri hari ikintu bapfa, nkababwira nimusigeho, yego murapfa iki, noneho bakambwira nkagutega amatwi,
burya guhura n'umuntu uri buguhereza uwo mwanya wo kugutega amatwi ni ikintu tuba tugomba guha agaciro kandi tukanabishimira. Niba ugiriwe ubuntu ufite ikibazo umuntu ukamubwira uti nyamuneka dore Manuel yamemukiye ariko ntashaka kunyumva, ukabona nguteze amatwi, ujye ubiha agaciro cyane. Hanyuma rero gukiranura ni nk'uko naza ngasanga ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, mwabaze murimo murwana murapfa iki, mukicara mukanekerereza. Ntabwo tudere mwene data namutije intebe, none intebe yayifunze. Nkambwira se mwene data wowe ko wifunze intebe ya mwene zo, ati nayo yanije. Ihabwiye intebe irasa n'iyanjye ariko arimo kuyinyaka. Ahangaho umwe muri aba yigiza nkana. Noneho rero nkabakirana nkabwira rero nimwumvikane, ibyo ari byo byose mumwe muri mwebwe hari uvuga ukuri, ariko wowe niba waratiye koko ibintu bya mugenzi wawe tegeze ubitiwe. Niba byaranangiritse musaba imbabazi bazi, sha bugufi musaba imbabazi, mubwire uti mwene data warakoze ariko ibintu byawe byarangiritse ntabwo mfite naho nabikura. Icyo gihe uba umubwije ubugwa neza, wa muntu agusaba imbabazi. Yagusabye imbabazi ubugiriwe neza, uba ubonye mwene so ubugira kabiri, kuko aba atekereje, abahaye agaciro ikintu yaguhemukiyeho, akavuga ati mbabarira, ni ukuri ntabwo bizongera. Icyo gihe wa muntu wagusabye imbabazi nawe ukazimuha, uramwakira, ababaye mwene so. Noneho ubwo urumva ngewe nakiranuye, ariko noneho wowe yagusabye imbabazi wababariye, ubu urabyumvise. Ngewe sinanga imbabazi kuko ngewe naje ndi umwunga, ariko wasabye mwene se imbabazi nari umwunzi. Noneho agusobanuriye ikosa ryabaye, ariko ati mwene data mbabarira, byarabaye ariko ni ukuri yewe narenzweho. Kuki wamvuze kuri ni ukuri mbabarira, si uko nabimubwiye, ngewe nabimubwiye wenda naracizwe, cyangwa yavuze atya nanjye nongeraho ibi. Hari abantu bajya babeshyerana gutyo, umuntu akicara burya. Niyo mpamvu tugomba kuba kwitondera inshuti zacu, ukamenya inshuti mugendana, menya abantu mugendana ni bantu ki. Hagiye wicara mu gikundi cy'abantu, mu itsinda ry'abantu, abantu bakavuga mugenzi wabo uko bavuga ko bavuga, nawe ukikanga wavuze kandi atari byo. Ni ukuri wa muntu nta n'ikintu umuziho kibi, ariko nawe ukikanga ngo nkabona koko imyambarire ye, urumva akantu ujugunyemo, ubwo we urenyegeje, ni umuriro ushyizemo. Noneho wa muntu nazabimenya, uribaza bizagenda bite, azagushyira mu gikundi cy'abamurwanya cyangwa yego. Ariko noneho ugiriwe ubuntu, ndaje nkuhuje na mugenzi wawe, yarakuvuze avuga ati mva mwene da, ni ukuri ndabizi ko nta kibazo mfitanye nawe, nicaye mu ahantu bavuga gutya, eze mfata iya mbere ngo ngewe nkuvuganire, mvuge ngo ari kuri ya muntu muramubeshyera, uriya muntu ibyo muvuga ntabwo ari byo. Icyo gihe urumva uwo muntu ko nawe yifatanije n'abariye. Ariko icyo gihe abo bantu kubunga byakoroha, uyu muntu yemeye guca bugufi akavuga ati mbabarira, ibyo navuze mu by'ukuri ntabwo nabikuye ku mutima, nta n'ijambo navuze rikomeye, ariko n'iryo navuze ryenyegeza ndarisabira imbabazi. Icyo gihe iyo mwene se usabye imbabazi yemeye kuzitanga, araziguha, mugakomeza muri inshuti. Hari aho wambajije uti se gutanga imbabazi bibuza umuntu kwibuka cyangwa se kubyibagirwa ibyo yagukoreye. Niba umuntu asabye imbabazi nibagirwe burundu sinzongere kubyibuka, ntabwo bibaho. Ahangaha tubika, hano tubika, ntihajya hibagirwa burundu. Ni nayo mpamvu duhora twibuka. Wababarira, nshobora kubabarira umuntu wangiriye nabi akansaba imbabazi, cyangwa se ntanazisabe, ariko noneho reka mvuge ku ruhare rw'abakristo, wenda rusange reka bo mbihorere, reka mvuge nk'umukristo. Icyitwa imbabazi ni iki? Niba ugiriwe neza ukabona umuntu ukunga, hari igihe utabona umuntu ufatika, Mwuka Wera akiyizira kakuzamo, kakubwira ati ariko gore wakoze ikosa, wahemukiye uyu n'uyu n'uyu. Kandi umva Manuel, ikintu nasobanukiye muri uru rugendo, kubabarira umuntu ntabwo bisaba ngo abe yagusabye imbabazi. Oya, ntabwo bisaba ngo uze unsaba imbabazi mbone kukubabarira mbone gukira. Kutababarira ni wowe byica wowe. Ibaze narakosherezwa, umuntu yaramemukiye, none ngiye hano gusaba imbabazi atansabye imbabazi,
ikintu kiravuna. aho ubu kirashoboka, kirashoboka cyane. Kitashobotse umuntu ngewe umuntu yarampemukiye ngerekaho no kujya kumubabarira. icyo gihe itamubabariye ni wowe urimo kuvunika. uzi ko uriya muntu ashobora kubikora nk'anagira ngo akubabaze akagenda anabyigamba, kandi we kuko utamubabaje niwe ngo arara ijoro akaryama agasinzira akaguma akikorera ibintu bye, tavuga ati umva naramwumvi yumve. umuhanga umwe ni bamwita umufilizofe, nibuka izina ndibuze kuri babwira, ariko abasomyi barayibuze kumumenya. yaravuze ngo ikintu kinshengura buri munsi ni uko badusaba kubababarira kandi bakitubabaza. urumva icyo kintu? none umuntu arakigamba ibintu, ni njye wabikorewe, uwabinkoreye ari hariya, aranakigamba ndetse aranacyambabaza, ntegetswe nsabwe kumubabarira. noneho hariho n'akandi kantu sindanabyibagirwa ko yambabaje. no izi mbabazi ahari ubwo sizi izo munyarwanda yavuze ngo n'izabihehe. izabihehe ako gasobanuro ko noneho ko kaje kakomfuri mu kuri. umva rero nkubwire, ariko uwumvishije umufilosofi yavuze badusaba kubabara kandi bakitubabaza. iki kikanshengura umutima. umuntu wampemukiye ari hariya aranakigamba kumbabaza, aranacyavuga ati awa, none ngewe mwuka wera ari kunsaba kumubabarira kandi ntiyanansabye n'imbabazi. n'icyo yankoreye nta nubwo deja aranakirekera. yego mushumba mfa dufashe nukuri tuzamura aho hantu. aho niho nari nangiye kukubwira, yubabariye uba urimo kwikiza wowe. wari uzi iyo umuntu akwifuriza ikibi akabona utera imbere? wari uzi iyo umuntu yakuroze ngo ntuzabyare ejo akabona ubyaye? uragira ngo uriya muntu amererwa ate? ashaka ibihitano wabyaye. ahangaho niho haza rya jambo aho niho haza rya jambo. umva, twebwe amaraso yacu azakomeza atembere, ariko uwakugiriye n'amaraso azamwumiramo. ni hahandi ubona nta munezero afite muri we, nta byishimo afite muri we, agahora yumva yakugirira nabi, ariko wowe ukarushaho gutera imbere, wowe ukarushaho kubyara no kororoka, ukarushaho kugwiza. kubera iki? yubabariye amarembo arafunguka. uzabigeze n'uwo muntu wabyanditse, uzagerageza arebe, afate example y'umuntu wahemukiye undi. wa wundi wahemutse azagenda abyigamba, ariko wa wundi yahemukiye namubabarira azatera imbere, azazamuka. ariko wa wundi akomeze ari hasi atsikamiwe n'ikintu yakoze, noneho bya bindi yakoze bitangire kumugaruka. natababarira niwe uzakomeza kwigirira nabi. abazi twongere dukomezanyemo rwa rugendo twari dufitanye. dushobora no kudakomeza, ariko twese mu nzira ijya mu ijuru dukijijwe. nawe uciraho undi urubanza, kuko namenye icyaha nakoze nyisabira imbabazi, nawe urambabarira. ariko noneho muri ahanga kino cyanditswe wambajije cyangwa iri jambo wambajije, waba uti se gukiranura ni iki? gutanga imbabazi ni ibindi. ariko noneho turi kuri wa muntu ujya gukiranura ba bantu bafitanye ikibazo. umuntu aje kubakiranura, wenda umuntu yaguhemukiye, uraje uramundegeye, ndakubajije umbwiye iki yagukoreye, nawe ndambaje ambwiye ndaje kubunga, urangira uti reka da shweda, jewe naramubabariye byararangiye. ariko noneho umugenzi arashaka ko mwicara ngo mujye inama mu bicoce birangire, wowe ukabyanga. munibukiranye ukuntu yajyaga kubabaza. gusa urumva uwo muntu wababazwaga atari kubabariramo inshuro zigira ebyiri. oya, burya iyo yaje gusaba imbabazi ntabwo aza ashaka kukwibutsa, buri ajya kuza yatsinzwe n'urubanza. iyo ataratsindwa n'urubanza mu mutima ntabwo yahaguruka. iteka hasaba umuntu imbabazi watsinzwe n'urubanza. rero iyo umuntu yatsinzwe n'urubanza, uyu nguyu ujya kunga, cyangwa uyu nguyu witwa umuhuza, uyu witwa uwukiranura, biramworohera.
biramworohera kuko ababwira imitima yanyu yumva ishaka guca bugufi kugira ngo isabane imbabazi, ariko biravuna kujya kunga abantu ntibungike, kujya kubunga bakakwima bakabyanga. Umwe akavuga ati ariko jyewe ndumva nta kibazo mfite mu mutima wanjye, njyewe ndatunganye, nyamara mugenzi ashaka ko mwiyunga musabane imbabazi, nawe akavuga ati ariko njyewe nta n'ikibazo mfite, njyewe ibyo yakoze yarabikoze naramubabariye nta kindi. Ariko se ko byaba byiza twicaye tugasaba noneho mukabisubiramo aho bitatunganye bigatungana, mukongera mugasabana, mutanasabanye ariko umwe nacaho n'undi ngaceho, mbese murebe n'ay'ingwe. Rero gukiranura niyo mpamvu navuze ngo byorohera ya mitima iciye bugufi. Rero niba uri umukristu ntabwo ukwiriye kubika inzika mu mutima wawe, oya, uretse n'umukristu n'umupagani kubika inzika ni bibi. Iyo nzika, icyo kintu iyo ukibitse ku mutima wawe kigeze igihe kikakugaruka, kigeze igihe kikakurusha imbaraga. Ariko iyo wemereye umwuka w'Imana, ndabwira abakristo, iyo wemereye umwuka w'Imana aza muri wowe akakwigisha ukuntu ubyitwaremo, agatsinda umutima wawe. Kandi iyo umaze gutsindwa ukihana, mwene da, ibintu Imana igukorera ni byinshi cyane. Noneho wa wundi wananiwe guca bugufi akajya kubona uri mu kirere. Yesu ashimwe cyane. Duharanire gusabana imbabazi, duharanire guca bugufi, haranira kumva icyo mugenzi wakubwira. Kandi buriya mu gihe icyo akubwira ntukagisuzugure, ujye ugiha agaciro. Burya umuntu ajya kuvuga ati kanaka wamemukiye, biba bifite uburemere cyane. Yego. Ariko iyo ugiriwe amahirwe yo kubona umuntu ushaka kukwicaza akakunga na mugenzi wawe, ni ukuri ntimukajye mubitwara nk'ibintu bisanzwe, ujye ubyemera. Wivuga ngo njyewe naramubabariye byararangiye, wivuga ngo njyewe ariko ibyo ntabwo bindeba, ni akazi ke biramureba. Oya, ntabwo ari akazi ke, ni akazi kawe nawe, kuko Imana nawe irakubaraho urubanza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Rero kubona umuntu wunga abandi ni iby'agaciro. Hari igihe mwabitwara nk'ibintu bisanzwe mukabitesha agaciro, ariko ntuzajya ubona umuntu ushobora kuba yaguhagarara hagati na mugenzi wawe, ujye ubiha agaciro kandi wumve icyo umwuka w'Imana avugana nawe. Ushobora kuvuga ngo njyewe umwuka w'Imana yaranganirije, ibyo nkora ndabizi, ndabihamya, nta kibazo. Ariko ijuru ntabwo ari iryacu. Ujya wongera usubire inyuma usenge, saba Imana ikwigishe, saba Imana igira icyo ikubwira. Ese mwuka w'Imana ntahari kuturondorera imitima? Nakurondorera umutima uzemere, uce bugufi, wegere mwene so, musabane imbabazi. Yesu abaha umugisha. Yesu ashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro. Hanyuma ubundi gukiranura bimarira iki wahemutse? Uwahemutse kuko tumaze kumva inyungu z'uwahemukiwe. Ese uwahemutse bimumarira iki? Uwahemutse iyo yemeye agasaba imbabazi arababarirwa. Inyungu irimo ni ukubabarirwa, kandi iyo yakiriye izo mbabazi, niba aje akansaba imbabazi yaramemukiye, nkamubabarira arabohoka. Buriya rega baba baboshye. Urabona uriya muntu wakubabaje, nk'ubu ushobora kuba ufite inshuti yawe irakubabaje, noneho iyo nshuti yawe niba mudasabanye imbabazi, lazima mu mutima habamo akantu, ukabona nta nubwo mwifuriza ibyiza. Mwanahurira n'ahantu nimuramukanye, nuba wamutumira mu kirori cyawe, niba hari ubukwe ufite ntabwo umutumira. Yego. Ariko iyo musabanye imbabazi mukababarirana, ikindi gihe cy'ubukwe bw'iwanjye ndagutumira kuko narakubabariye. Ntabwo bivuze ngo tugume turi inshuti tugendana nk'uko twagendanaga, ariko ndakubabarira kandi nawe urabohoka. Kubera iki? Uzabibona uko tuzagenda tuvugana, ubone ko tunahura nseke, yewe tunahura n'ahantu numve rwose nta kibazo. Ariko wa muntu wagukomerekeje, iyo utamuhaye imbabazi, nawe ahora agutinya, ahora akugendera kure, agahora anakuvuga ye, agahora avuga ati uriya nimukamurebere hariya avuga, akakwita amazina mabi cyane. Izo nizo nyungu z'uwakomerekeje mugenzi we. Iyo usabye imbabazi urababariwe ukabohoka nawe, kwemera mwuka w'Imana akagendana nawe, akakwigisha ukuntu utazongera gukomeretsa n'abandi. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu agire imbabazi n'undi ababarirwe, hagati yanyu hagomba
hagomba kuba hariho izindi mbaraga zemeza imitima yanyu. yego yego imbaraga za mwuka wera nta nubwo ari imbaraga z'umuntu. Abantu bakunga bagahamagara n'imiryango ikicara bakababwira bati musabane imbabazi ntibishoboka, ariko hatarimo umwuka w'Imana nta kigenda. yavuga oke ndamubabariye nta kibazo, ariko n'ubundi haguma kari mu mutima irwanya hari abana batazi ikinyarwanda nyabeshwa mbese ni ukuvuga ngo Imana ni ugutanga imbabazi zitavuye ku mutima. Mbese kwereka abantu ko amabariye ko bitavuye ku mutima ni ukwiyerurutsa mbese nta kibazo, ariko nyamara ikibazo kirahari. Ikikwereka ko gihari ni uko hari buca utari buhace. Ingaruka zo kugira umwunzi cyangwa se umuhuza cyangwa uyu muntu ubafasha gukemura ibibazo cyangwa se amakimbirane mwagiranye n'umuntu, ariko umwe muri mwe ntiyakire ni izihe? Manuel ukoze umuti numvaga iryo ikibazo gikomeye. Iki kibazo kirakomeye cyane. Yego. Ingaruka z'uyu mwunzi rero burya nta kitagira ingaruka. Yego. Ariko burya bunzi bahura n'ibibazo bikomeye. Umuntu ashobora kuza aje kubahuza. Yego. Akakubaza ukamubwira ko abaza uriya akakubwira, ukongera ukagaruka ukavuga ati mwene se ukashaka kumwicara ati jyewe nta mwanya mfite. None se mwene se uko yavuze ngo nta mwanya afite, oya buriya ntago abishaka ndabizi yakwangiye. None se ugahora muri uru, noneho ukavaho ukumva nawe bigiye kurambira, kandi waje mu by'ukuri ugira ngo ubona ari n'ibintu byoroshye, bombi reka tuvuge ngo ni abakristo. Uje wumva ari ibintu abantu bumva kubabarira no kubabarirwa icyo ari cyo, barahita rwose boroshya ibintu bicara, ariko noneho ugasanga birakomeye. Bute se ibintu ko naje numva byoroshye nk'abandi yabikomeye. Urabaje ute se ingaruka zihari nizi? Ingaruka nizi zo kunanirwa noneho ukagwa hagati mu rurimi. Noneho ikizavamo uzaba umwanzi wabo bombi, kuko uyu nguyu yakubwiye akwizeye n'uyu yakubwiye akwizeye. Bivuga ngo aba bantu bombi biragusaba ko bose utongera kuvugana nabo, kandi wowe ntacyo mupfa. Urabyumva? Ni umuvugisha uravuga ati uravugisha uyu nguyu kube ubu noneho murafatanije. Yego. Umbarira ikibazo numvaga ndi bukwepe, ariko sinzi ukuntu niba ari umwuka w'Imana ukuyoboye. Impamvu mbivuga niyo ni uko byambayeho. Rero ubwo niyo mpamvu numva utari bujye muri iyo kote nkaba ndagukiza, none urahafashe ndumva binyobeye. Ariko izo nizo ngaruka umuntu witwa umwunzi. Mu by'ukuri iyo wunze abantu bakakunanira, wowe ugendera mu kuri. Wowe icyo wifuza ntabwo wifuza kumva intonganya za bombi. Wifuzaga yuko abantu bari bushyire hamwe bakababarirana, bakongera bakaba abavandimwe, bakaba inshuti, bagakomeza mu buzima bwa gikristo, kuko nta n'umukristo wemerewe kugira inzika kuri mugenzi we. Niba mwene se aguhemukiye, mwegere umubwire. Mwene se nakunanira, muteze abandi bantu babiri, muhamagara abandi bantu babiri bakurushijeho kwizera cyangwa se mu buzima busanzwe. Mwicare mu mubwire. Uwo mwene se nabangira muri batatu, noneho mumushyire mu itorero. Muhamagara ubwo abashumba n'itorero, niba mugira inama n'ibyanga niko Bibiliya itubwira, umukarabe. Ariko ntabwo warekura umuntu utaraciye muri izo nzira. Yego, uzi ikintu Bibiliya ivuga ngo mugire nk'umupagani, tuhita tumushyira kwa ribu. Burya nyine iyo ugiye kurega umuntu kwa ribu bamugize umupagani, hagiye gukora itegeko, kandi hariyaho nta burenganzira uba ugifite. Burya na mwuka dore yihagararira gutya akifata n'ubundi aravuga se abantu ko banze kumva mbagire ni igihe nicyo rero uhereza bute. Oke mwebwe reka mbaho igihe, ubwo nk'igihe nikigera muzumvira umwuka wera, mwongere mucishe make musabane imbabazi. Aho rero iyo umuntu bamugejeje inyuma y'urugi y'amagiriyaje, kandi noneho umwuka aramusanga, kuko nta mwene wabo, nta kuryama kuri matera, aravuga ati noneho atangira kureba ngo hejuru. Noneho umwuka akaba ari wo umwisanya, kuko buriya hari ikintu
hari ikintu abantu bibeshya dushinzwe kuvuga ariko ntabwo ari twebwe twemeza imitima y'abantu. Imana yo mu ijuru inyura muri rya jwi rya wa muntu ikaza kwemeza umutima w'umuntu cyane. Yego, rero izo ni zimwe mu ngaruka za wa muntu witwa ko ari umwunzi. Kuba bose havukamo urubanza rwo kuyobora uruhande ahereraho. Yego, icyo ni kimwe, bitewe no kwanga kwiteranya kuri wa wundi yarahemutse, ntacyo bari bapfuye na wa munsi, na wa wundi wahemukiwe yari inshuti ya wa munsi. None rero kungwa kwabo ntibihuye, gukiranurwa kwabo ntibyemewe. None ko bidaciyemo, wa munsi araherera kuri uyu ruhande. Aho rero ni ikibazo gikomeye. Agendera batubwiye ko agendera mu kuri. Wagendera mu kuri ari uyu nguyu wahemukiwe, ari n'uwahemutse, njyewe nta rubanza mbafiteho. Ntabwo rero ndi bubange, nta nubwo ndi bureke kubavugisha. Nzaguma mvugisha uyu, mvugishe n'uriya. Niba hari ubujyanama, niba hari n'ibyo dukora, niba ari imirimo, niba hari icyo twakoranaga nawe, turaguma dukore, turaguma dukore, kuko mwembi njyewe nta rubanza dufitanye. Ariko noneho ikibazo kijya kigaruka kuri wa mwunzi, noneho umwe muri bo murabipfa cyangwa bombi murabipfa. Hari no kubwira ati niba ushaka ko tugumana uriya mureke, njyewe sinavugana nawe ukivugana n'uyu muntu. Ibyo bintu ni ubupagani bubi cyane. Mu nyangire ni ubupagani Manuel, ni ubupagani. Kandi nk'abakristo mukwiriye gukizwa. Ni ukuri tuba dukwiriye gukizwa tugatandukana mu nyangire kuko marira ntabwo izakugeza mu ijuru. Ntabwo wakomeza gukorera Imana ufite mu nyangire, oya ntibibaho. Njyewe nzakomeza mbavugishe mwembi. Wowe uzavuti buriya ko umuvugisha wemera ibyo bakubwiye, buriya murafatanije kunyanga. Ariko ibyo ngibyo ni mu nyangire, ntabwo bikwiriye kuba ku bana b'Imana. Izo ni ingaruka rero kuri k'umwunzi, urumva. So ntabwo ari ikintu gikwiriye kuranga umukristo. Niba mugenzi wawe hari icyo mupfa, gerageza mwiyunge, ariko udatekereza ngo inshuti zawe zose zimwange, abantu bose bamwange, abantu be kugira icyo bamuvugisha. Oya, nawe bikubayeho byakubabaza. Rero niba uri umukristo, ntabwo ukwiriye kubika urwango mu mutima wawe. Oya, egera wa muntu umusabane imbabazi, umurekure wamusabye imbabazi. Uburyo niba ari umuvugishe, wowe bitakugiraho ikibazo. Utavanga ariko buriya kubera iki bagendana, kubera iki bavugana kuriya kuki. Ibyo ngibyo ntabwo umukristo akwiriye kuba abyitwaramo atyo. Ntabwo mu itorero dukwiriye kuba dufitemo abantu bagitekereza gutyo. Ntabwo mu muryango wawe hakwiriye kuba hari abantu bameze batyo, uvuga uti jyewe mukuru wanjye nituvugana, none dore murumuna wanjye barimo baravugana, umusaza wanjye baravugana, kandi jyewe twarashwanye. Iyo ni mu nyangire. Mu nyangire iricana, mu nyangire haza kuvamo ikintu kibi cy'urwango, kandi si byiza nk'abakristo. Rero twabahereza ihumure ribabwira ngo kwiyunga na mugenzi wawe bikufitiyeho akamaro. Wowe ubifitemo inyungu cyane. Babarira, mureke, hanyuma umusengere, Imana izamukoraho. Nitamukoraho, ubwo ni umwana wo kurimbuka, kuko Imana twese iradukunda kandi twese yifuza ko twazayibona. Ariko wa mwana wo kurimbuka nakomeza akikomeza kumva yuko wari ni umuntu w'igitangaza, ni umuntu utavugwa, ni umuntu utagirwa inama, ni umuntu nibibaho. Nta muntu utagirwa inama mu buzima. Ntuzavuge ngo jyewe ariko byose ndabizi. Oya, jyewe numvuga na bose, nkundwa na bose, njyewe abantu baranyumva, mfite amashuri. Reka da, imbere y'Imana si uko bimeze. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Waba ufite amashuri, waba warize doctor ukaminuza, ntabwo Imana ibyo ari byo ireba. Ireba wa mutima wawe uciye bugufi. Rero twemere guca bugufi, twemere gusabana imbabazi, twemere kungwa. Umuntu nahagurutswa no kukunga, yaba waba uri umukozi w'Imana ukabona undi mukozi w'Imana aje kukunga na mugenzi wawe, wivuga ngo njyewe amavuta mfite ngo ntabwo ntabwo uriya yayashyikira. Amavuta se murayiha? Amavuta tuyahabwa n'Imana. Bivuga ngo jyewe ngo ndakomeye, mfite experience mu murimo mazima igihe, ngo uriya uhagurutse ejo bundi aje kumvugaho iki. Oya, ntabwo ibyo ngibyo bikanga Satani. Arakugwisha, yagushyiramo igitima cyo kwikomeza, cyo kudaca bugufi, ukumva ngo uyu nguyu uramuruta, kumva uriya ngo avutse vuba,
kumva uriya ngo yaciye mu bibazo wenda yahuye n'intambara kera atarakizwa ariko aho akirijwe ubuzima bwarahindutse. Bakundwa bene data, ntabwo iri juru ari iryawe, ntabwo iri juru ari irya mama wawe cyangwa papa wawe bivuze ngo azakugirira impuhwe, bivuze ngo azava ngo ariko uyu ni umwana wanjye reka agende. Oya, iri juru turarikorera. Saba imbabazi niba hari aho nagukoshereje, yewe niba udashoboye gutera intambwe ngo uzumbwire, basi nsengera mwuka w'Imana nanjye nkoreho, ariko wowe babarira kugira ngo wiyunge n'Imana yawe. Ibindi ni ibya mwuka wera, si ibyacu. Amahoro y'Imana bane natwe. Niba utarasoza gakeya, yego, akandi kantu gatoya nkeneye yuko uza kudufashaho, kavuga ngo uyu muntu waje kunga, twakoresheje ijambo kunga nubwo Bibiliya ivuga ngo abababarira abagira gute, baravuga ngo hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Yego, uyu mukiranuzi wagiye gukiranura hagati ya babiri, none hakaba hari, wibuka yuko Bibiliya niyo ya mbere yashizeho amande. Yego, igihe muri Yobu babwiraga umukozi w'Imana nabi kugira ngo agiye gusubirana ubuzima n'uruhu rwiza, babandi bari batunze bamaze iminsi babayeho neza, bafashe ku byabo bajya kumusaba imbabazi kugira ngo baramutura, bamuturamo amatungo ngo agira, kandi bakarobanuramo ibyiza mu byabo, akaba ari byo bashira umuntu w'Imana. None uyu muntu wari warahemutse, hari ibyo yanyaze, yenda duhereye turi mu gihe cyo kwibuka kwibuka abacu bazize kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, hari ikintu cyabayemo, hari umuntu yaragiye anyaga inka, ajyana ibitari ibye. None uyu mukirisitu wakorewe jenoside ugiye kumugira gute? Kumusaba kubunga. Ubwo reka dukoresheje ijambo kunga, kumunga n'uyu muntu wamukoreye jenoside. Habayeho noneho akabazo, uyu muntu wakoze jenoside ibyo yanyaze n'ibyo yahemukiye n'ubuhemu bwe bwose y'ibyo yahemukiye uno muntu, arabirya arabimara. Inka yaraziriye, iyindi ntebe yasahuye zarashaje, kandi noneho nawe ubwe ni umutindi wo kubabarirwa. Bariya amaraso no guhemuka si byiza, twari umwuka ukugendaho ukaguhombya, Imana yigenda iguhorera uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo unakwemeze n'umutima wawe wonde ugere ku rwego rwo kumva yuko ugomba gusaba imbabazi, kubera ko ugiriye amahirwe no kubona umuntu ugufasha. Hari igihe ari umuntu uje kukubwira ngo ujye gusaba imbabazi, anagiye no kubafasha kungana nawe. Hari n'igihe ari mwuka wera ubigutegetse. None uyu muntu kwavutse, none niba ari umuntu rero sasa, uyu muntu wahemukiwe ndumva ushaka kuvuga ngo yamutura iki kugira ngo mbese asabe imbabazi, hari n'itura atanze. Yego, kuko ngo iminwa misa niba ariko bavuga ngo ntisabire igisigati inka. Ntabwo uwo mugani simbizi, ntabwo uwo mugani muzi, ariko ngo n'iminwa misa ngo ntabwo isabire, ngo ntisabire nk'igisigati. Sinzi n'ukuntu bavuga ngo nta jambo ritagira inzoga na ideni nk'ibyo, ariko ibyo ngibyo tuje mu ijambo ry'Imana, ibyo ngibyo ntabwo ari ngo wavuze uti se nk'aba ngaba bahemukiwe cyangwa se jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cyacu, umuntu akozweho na mwuka wera aje gusaba imbabazi abo yiciye, cyangwa se bamufosinze gusaba imbabazi ku byo yasahuye. Kuko imbabazi zo gufosingwa n'ubundi hahora hari ikintu mu isi. Ibyo yasahuye, niba ari amatungo yarayariye yarayamaze, niba ari inzu yarayisenye, kereka aje akibwiriza akayubaka, nta n'ubushobozi afite. Yewe kamubwire Manuel, ibi bintu byabaye byo ni indengakamere, nta kintu wakwishyura cyakuraho agahinda uriya muntu yagize, nta na kimwe, uretse gusa uyu wahemukiwe wenyine mwuka wera amukozeho aguha imbabazi. kuko n'ubundi naho wamusaba imbabazi, naho wamwitura,
niyo wazana ya mashyo ya mitungo bari bafite ntabwo byakuraho agahinda afite mu mutima we ariko kuko mwuka wera ari uzaza akatwemeza uyu nguyu wahemutse naza agasaba imbabazi akavuga ati twarabwirijwe nk'uko bajya bazisaba n'ubundi azahabwa imbabazi ariko ibyo gutanga amaturo no kwishyura ntabyo yavamo nta n'ibyo yabona zarariwe icyo gihe zirarangira ariko uyu nguyu buri icyo yakoze yasabye imbabazi uyu nawe yazimuhaye ntabwo agiye kwitura nawe ngo yongere amwice ariko icyo akora nibyo duhora dukangurirwa kwibuka twiyubaka dutanga imbabazi dusaba imbabazi tunazitanga ariko bitavuze ngo natansaba imbabazi ngo ndareka gukora yego kabiri umuntu yaraje tugurana imodoka mu gihe itaraba mitasiyo ahubwo ajya kundega yuko namwibye imodoka arantsinda ariko ansinze ngiye naramuhaye amafaranga mu binyoma nyuma mwuka wera mukozeho kandi yaranjyaniye imodoka uyu muntu ko njye mu mutima wanjye ngiye nk'umukirisitu ubundi byiza yakansubije imodoka yanjye kuko Sakaye nawe yaravuze abo nibye ndabarihakana imisoro yabo none ko icyitegerereza ari Sakaye ubwo ni umuntu nyine wize n'amategeko ya Bibiliya uyu muntu turamufasha gute mu gihe adafite ibyo kurihakana Manuel ikintu cyitwa kubabarira rero ni ikintu kigari aho rero aho nashaka ko tugera hari niba atagifite hari inkiko yego abangaba amategeko arahari barajya mu bunzi bajye mu mategeko icyo ari bubwire uriya wahemutse watwaye imodoka y'abandi mu buriganya akaba yicurira atari ku buntu uburiganya nakoze mu mbabarire wa wundi ubwo nawe afite ukuntu ari bukorweho atanga imbabazi nadatanga imbabazi barajya nyine mu nkiko baburane bamutegeke ariko wa wundi umwuka wera yamusanze arihana arazasaba niba nazihabwa sawa twebwe icyo tubwirizwa ni ugusaba imbabazi abazitanga nabo Imana irabagendera ikagira gute ikababarira rero uwo muntu imodoka niba ihari arayigarura niba idahari yarayiriye arazana amafaranga niba bidahari arategekwa kuzabyishyura n'urukiko kuko uriya ubwo urumva yaguye yishwe n'agahinda ku ibyo yariganyijwe so ubwo yahise aramutwara mu rukiko cyangwa wenda aje gusaba imbabazi yarateye imbere afite noneho n'amamodoka menshi cyane ubwo yavuga atumva n'ubundi wowe ntacyo nyikurebaho iyo modoka watwaye Imana yamaye izindi yamaye n'ibirenze ibyo rero ibyo nyibyo byose nyibitindaho ugenda Imana izakugirire neza ye yakijijwe ari ku musaraba arangiza gutya urubanza ariko yari umuntu ushaka kujya mu nkiko baragenda nabwo izo mbabazi zazemewe n'Uwiteka yego izihe zo kujya mu nkiko ubundi nk'umukristo tuba tubwirizwa kwiyunga yego tugasabana imbabazi niba waratwaye ibyanjye bingarurire usaba imbabazi unabifite yego birangire burya ubundi wajya gusaba imbabazi niba ari yenda ari nk'imodoka ukaza nayo yitwaye nk'uko yari iri niba imodoka warayibye cyangwa warayigurishije fata ya mafaranga uyagarure usaba imbabazi kuko warahemutse none uraza kunsaba imbabazi imodoka warayibye yego urasaba imbabazi ndakubabarira usanze rwose narageze ahantu cyangwa usanze narahagera icyo gihe uragarura imodoka kuko gusaba imbabazi usaba imbabazi garura n'ibyo watwaye niba utabifite bisabira imbabazi ubwo biraterwa mwebwe mwembi ko muri bubyumve nakubabara aho ati genda amahoro y'Imana abane nawe uraba ugiriwe ubuntu ariko nakubwira ati no turajya mu rukiko icyo gihe ubwo inkiko zifite ukuntu zirubagenzereza ariko mu by'ukuri mwebwe mwembi mukwiriye kwicara mukumva icyo mwakora ubundi iyo bafite wa muhuza cyangwa se wa mwunzi niho yumva impande zose akagenda bunganira bakagira aho bahurira ubu hari abantu bari bahise bazamukira muri ntuza muri iki kintu cyo kuzana icyo watwaye ushaka kuba utagifite ugifite wakigarura utagifite haba hari abunzi barabunga bakababwira icyo gukora hanyuma mukongera mugatuza
Imana iguhe umugisha. amen. Mwakoze cyane abakurikiranye Mpumuriza GP Ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, ibasetse banezeze, kandi ikiruta byose ibyo tutavuze Mwuka Wera abafasha basobanurire. Abantu mwawe mwese mutekereza ati hari umugabo wantwariye umugore. Ntangarura umugore wanjye. Atagomba ngarura umugore wanjye. Atanga indishyi. Atatanga n'indishyi. Ati twakabaye tubyaranye na kabiri atanza ati nyine. Hari ibintu birenze imitekerereze y'abantu. Hariho cya kindi twavuze ngo wa wundi wahagaze hagati ya babiri ntibumvikane. Yari yizeye, kandi hari igihe umuntu agenda akabaza ati mbese mugenzi wawe mwicaye ati nagigeze kuganira nawe ambwira gutya na gutya. Abunzi barabizi guno babandi bahuza abantu. Ati twaricaye yenda n'uwakoze ikosa ati twanicaye nano nakatinamo, kandi buriya yaguha imbabazi ati wasimaye nawe bagize amahirwe. Ugasubira kuri ati uzi ko undi yavuze ko umwabare yabagira amahirwe, reka noneho rero bahure. Bahura ukabona wa wundi wari uratanga imbabazi aramubonye byose arabidaho akabimuhurutirira byose, ahubwo noneho akamwibutsa ibyo yakoze, ahubwo akaba ahubwo ariho urubanza rugahaguruka, ahubwo rugahaguruka. Abunzi bahura n'ibibazo bikomeye. Niba warakomerekeye aho wagiye, kandi kwishimire we wo mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguha, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen and amen.